none ya moto mwamubonye Yesu we Nese ageze aragutemuga mufashe yawe irambure neza noneho cira ku gatoki kagahera k'iburyo usigeho hanyuma umutungo wawe uwakire neza wabonye ko umutungo wawe watangiye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Kaze bakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi uyu munsi nanone ndahantu mu ntara singombwa ko hababwira kubera kubw'umutekano wacu ndi kumwe n'umubyeyi hano nta magambo menshi uyu munsi mfite ikinzanye ni igikorwa runaka cyangwa se gikomeye kigiye kubera hano kandi muza kubona ndi kumwe n'umubyeyi ndi kumwe n'umumama yifuje ko tuza kuba duhari nk'itangazamakuru cyangwa se nk'umunyamakuru kugira ngo nze kumufashwa nanabishyira hanze kugira ngo n'abantu babibone mama bite Jewe nifuza kamufasha naribi Jewe nifuzaga yuko mwaza Nakwaje ngo bite ni byiza meze neza hanyuma rero wenda sori natinzeho nubwo wenda ntatinze cyane ndahageze ngeze aho agiye kwera icyo gikorwa muganga ndi kumubona n'ibikoresho byiwe ari kubyegeranya hanyuma wambwiye ko ngo hari ngo umusore wahaye akazi w'umumotari ngo uza kumubura ubundi byabaye yari bimaze igihe kingana gute bimaze amezi 3 agiye nagiraga ngo muze hano nk'itangazamakuru murebe uriya muhungu wamemukiye nagiraga mu mushyire hanze bimenyekana hanyuma muganga niwe waguhaye gahunda y'uyu munsi muganga niwe waguhaye gahunda y'uyu munsi niwe wari wayimaye hanyuma rero uvuze ko hashize amezi 3 ajya kugenda wamenya aho yagiye cyangwa wagiye kubona uramubuze kuverisa birahagarara byagenze gute nge ntago nigeze menya aho yagiye ahubwo nagiye ku muvuzi gakondo yego ariwe ndi kubona ari uri kubona ahangaha yego nuko nguko arambwira atazabinkorera angarurire uwo muntu wanwariye moto ubwo ngubwo dore nguyu uwo muvuzi gakondo nakekaga yuko yamugaragaza imbere yanyu yitangazamakuru mwiriwe babyeyi muraho nabavugisha se ntacyo twari kutuvugisha ubwo ndi mu kazi ariko kamvugana namwe hanyuma mbasanze hano uri kumwe n'uyu mubyeyi ari kumbwira ko uri umuvuzi gakondo ugiye kumufasha kuba wagaragaza uwamuhemukiye akamwiba moto ibyo bintu nibyo ibyo bintu ndabikora cyane hanyuma rero gahunda ni izanyu ngewe icyo ndi kubasezeranya nuko buri kimwe cyose muza kugenda mukibona ho hano muze wanyemera tukavugana nakwemerera tukavugana ariko mwana wanjye mvugana n'umuntu utuje ntago njya mvugana n'abantu bahagaze hejuru biragusaba kwicara kugira ngo ababyeyi hanyuma no mubyeyi aravuze ko hari igikorwa ugiye kumufashamo cyo kumugaruriza icyo bamwibye cyangwa se moto bamutwaye niko bimeze niko bimeze twarabivuganye turanumvikana ubu icyo yarasigaje ni ukugira ngo iyo moto mbe nayerekana kubw'ubushobozi mfite ariko nkaba nagira ngo nta abakurambere ntago bajye bavugiramo abantu yewe muko wagiye wicara kubaha abakuru none se muko moto yawe rero nayibonye namaje kuyibona neza nayishitse umujura wayitwaye nayimumanikiyeho hafi y'ikigega niho ndi kumureba amakurambere bari kunyereka mu minota mike ndaje nkwereke moto yawe ariko rero wa mukobwa nimara kuyikwereka ya 500 yanjye twavuganye urazayishyura kuko abakurambere niko kantu bazasogongera kugira ngo batazivumbura moto yawe rero
reka nze ndebe uburyo moto yaboneka. Ndayibona moto yawe ndayibona. Ndahamagara yewe cyangwa umukobwa rero moto yawe ndayibona imanitse hejuru y'ikigega. Ndayibona umumotari ndamubona arimo arayizana umukobwa. Ibisambo twabikira twakunyonga mfite ubwoba abana banjye bwira ko nemere kujyana umuntu yaza akora akagenda rero ngo yaza kuminga yakure hose. None ya moto mwamubonye? Yesu we Nese ageze aragutemuga mwamubonye? Iryo ni ibanga ryanjye banjye, iryo ni ibanga. Yesu nimukacokoze mbega ibintu bitangaje we. dore murandi kumureba nkora ibyanze guhinduka manura inkuba nkatereza izindi. Mwamubonye? Arasa namanuka gutemuga arakomeza gume hariya. Bana banjye rero nimuncokoze, iryo ni ibanga ryanjye ndaje mbere kuko mumanura. Manura inkuba nkamanura ibisazi byose nkamanura iki ni kuki reka nze mumanure. Wamubonye ko namumarukanye? Yesu we mana yanjye umujo Yesu mana yanjye Uko gisa kigitsindwa nyagasani cyanyibiye moto turaga kubitwa mfata ibyayo mwezwe izi nzuki mana yanjye Yesu ko yirukanse se muga ko yirukanse moto yawe iyi ni ya moto dore ngiyi ndayibonye. iyi ni ya moto yawe niyo yari yitwaranye n'iyi kasike se cyane niyo. Nta kimukora mwashaka mukambwira ngo kimuga ni ikintu cyose mwashaka ko mukorera. Nta kimukora kuko nje nimba namumanitse nkaba nanamumanuye nta n'ikitantuma namukora icyo cyose. Naze kumwemerera akiruka nanze ko ugiye kumugumisha hano. Kumugumisha hano inzuki namuteje ziramuriye kuko nje neza n'ibintu bikaze cyane ntago ari bya bintu byoroheje cyane. Ubu ngubu ushaka nanamuhagarika kuko kwiruka kuvuga ngo yacise n'ubundi ndongera mugarure. Ibintu byose ndabishoboye nje nta kintu nashoboye. Biranongoye cyane uro kumutereka hariya nazindi ngaruka aba yahura nazo. Ingaruka kumutereka hariya rero mumanura kubw'abakurambere mfite nkongera nkanamumanika. Aho yaba ari hose niyo yaba ari ku rugendo ndamuhagarika nje kuko mfite abakurambere bafite ingufu cyane nta kari babandi bigo bashakisha gutya. Ngibyo mvuze nibyo n'imodoka nyifugira mu muhanda gukigahagara kizinga. Moto yari kiri nshyashya kabona mabereka ino moto kunari kiri nshyashya. Yari ikiri nshyashya pe. Bereka ino moto. Yari ikiri nshyashya. Yana we. N'ibindi bitari moto urabigarura. N'ibindi bitari moto ndabigarura ni yaba nk'iyo bazibye byose ndabigarura nta kintu ntagarura ngewe kuko ndi n'umuvuzi nkatanga n'amafaranga. Ikintu cyacyo cyose n'umutungo ndawutanga ngewe. Ibikoresho biba biri hano muri bag ibyo bawagendanye n'ibyo ukoresha. Biba biri umugumu kandi mfite byinshi kandi mfite byinshi cyane nkoresha. Noneho umwana wanjye birasaza no mu maraso ntago ari mu mabaga gusa no mu maraso hose biba birimo ngewe ntago imiti nkoresha iba mu muntu uza gusa no mu maraso igendamo. Izi mbaraga muzikura he muzi? Izi tuzahabwa n'abakurambere ntago ari twe tuziha abana ba. Bana yanjye we. Ndashaka na wa mutungo wanyemereye. Yari yakomere n'umutungo. Yego muze. Umutungo narawumwemereye umwana wanjye. Nawo urahava hano ubonye umutungo ndawuguhereza kuko abakurambere banje bampaye imbaraga zihesha umuntu umutungo ndawuguhereza mwana wanjye kubera mwari muzi ko ibi ntabikora n'ibindi ngiye kubigukorera mu maso noneho birebe ku byo nkora byose bishoboka. Mama ya mafaranga nagutumye wayazanye. Noneho rero yagumane wiyama yagumane ahubwo rambure icyo kitambaro ufite tumanureho umutungo nibyo byiza kugira ngo umutungo wawe ubone neza. Iyo note irambure irambuza amaboko yombi iyo note ufite yawe irambure neza. Noneho cira ku gatoki kagahera k'iburyo usigeho hanyuma umutungo wawe uwakire neza.
wabonye ko umutungo wawe watangiye kumanuka. Aya mafaranga manuka mana yanjye we. Ayo manuka kwinaga. Bishyura ibibina. Uretse ko jugunya imitaka kandi uhetse umwana uyu mubyeyi mana yanjye. Yabawe we n'ibyishimo. Ndasaze wenda ndishyura ibibina ndagura izindi moto ku muhanda we. Yababa we. Aya mafaranga yose nayanjye we. Nayanjye. Aya mafaranga yamaze iki mama? Urajugunya imitaka uhetse umwana reba izibukuru ringana. Yego. Ndagura izindi moto ku muhanda nishyura n'ibibina we. Urashaka kugura izindi moto? Yego. Yesu we ngende biranunguye cyane. Baba we. Ngo aya mafaranga yose urayamaze iki? Uretse izo moto ibyo bibina ikintu uri bukore niye? Mfite n'amadeni ndishyura. Yesu wanje. Nangirire n'abana amashuri. Yego. None so mana yanjye mubyeyi nawe fata gataka. Fata umutaka w'umwana wimucisha izuba. Nubona amafaranga umwana ukamuraho biragenda gute? Nta kibazo. Nabajije mutu bose ndabizizana byose ndahamagaza byose bikaza byose. Kurama kayisanze peka nsubize Kigali. Ntumerere nk'abandi ramba. Aya nago ndagutenguha. Hanyuma se muga. Uretse wenda ibintu byo gutanga amafaranga n'ibitubonye byo kugaruza amafaranga hari ibindi bintu ukora cyangwa izindi ndwara uvura? Mvura indwara zose zanaranye, mvura urushwima, ngatanga urubyaro kubabuza urubyaro, nkavura n'ibyo bita ikibare. Mbese indwara zose zigendanye na gakondo zose ndazivura kuko ninjye muganga wizewe neza cyane. Nabo bazinzeho amadama zijya atavuka yararenze nayo ndayazingura. Nta buvuzi bwa gakondo nakora, nkora ubuvuzi bwa gakondo bwose ubugendanye n'inuza n'imiti ya Kinyarwanda ndayitanga. Nta buvuzi ntakora. Hari abantu bashaka kwifuza ko bakorera ibi bitangaza babona uyu mutungo batari mu gihugu wenda bari hanze y'igihugu Amerika ku migani igitandukanye bo bigenda gute? Bafite nomero yanjye iri kuri WhatsApp. Ufite nomero? Mfite nomero. Bwira abantu kugira ngo abantu banayumve. Bayumve neza. Babwira iyo nomero. 079 3 4 9 3 9 3 Sibiremo neza. 079 3 4 9 3 9 iyo nomero kuri WhatsApp. Iba kuri WhatsApp umuntu wese ari uri mu gihugu runaka atandukanye hose wamufasha. Hose namufasha. Hanyuma se mubyeyi ubu nk'umuntu uri hanze nizo ndwara twagiye tuvuga wenda tuvuze kubijyanye n'amafaranga ariko se ari umuntu ashaka kwiba ari hanze ari umuntu barabuza akazi ari hanze iyo kwandike kuri iyo nomero uramufasha kandi yibereye mu gihugu aho ngaho? Kuri iyo nomero ndamufasha nkamufasha busobanutse kuko agihita ajya ku rubuga rwanjye yamara kunyandikira ndamufasha kandi ibikorwa bigakorwa ari aho ngaho atari ngombwa ngatege. Yego. Mama ubwo byakiriye gute ibi bintu? Ibi bintu byakiriye neza ndishimye kuba ngarurije moto akaba amaye n'ubutunzi. Ndishimye cyane rwose. Ndishimye. Byo biragaragara n'ukuntu ujugunya umutaka ngendumiwe. Byari ibyishimo birenze by'amafaranga mbonye ukuntu angana rwose byari ibyishimo. Kugira ngo ngere nikomeze muri gahunda zanyu kuko ngiye mbamfite gahunda nyinshi ikintu ngiye kukubaza muganga ni ikintu kimwe. Hanyuma muga hari abantu bagenda biyitirira abaganga bakagenda bakora ibintu bakabeshya abantu ko ari byo bene abo ngabo bo mubakorera iki? Abo nyine ni batubuza ingenda nkubitisha inkuba. Abeshi mbateza n'amahembe ugasanga ibihembe ramufashe byaba na ngombwa akagaruza iby'abandi kuko ngiye mfite uburyo bwose bishoboka nkaba nabateza n'intozi ibyo atwaye akabura amahoro mu buzima bwe bwose akabura amahoro bitewe nuko umuntu waba yangezeho akambwira uburyo yamutuburiyemo. Iyo maje kubibona neza rero ibyo yamutuburiye arabigarura kandi n'uwo muntu ukamuhana. N'uwo muntu nkamuhana. Bakunzi bacu rero ngewe ibyo nasabwaga byari ibyinda biberetse nge natunguwe nawe aho uri watunguwe nomero ya muganga ndashyira ku kiganiro ibindi naho butaharekanye nikomereze bo bakomeze muri gahunda zabo.